mujye mugabanya uburyarya singundi ndyarya. Jesus. Wowe The Ben ni igitangaza bro. The Ben ni igitangaza uri nshakuru uri ndyarya mbi. Wowe urabura gustandinga fata ku mavuta ibyo yakoze byangirije umuryango wawe, abantu birirwa barira mu muryango wawe, uraho ngaho urashaka kwigaragariza urumva. This guy he's fucking selfish kureba inyungu ze gusa, kareba inyungu z'umuziki wacyo, ntunarebe ko ibyo bakorera umuryango wawe ubabaza, uhagarara ustange ku muryango wawe. You don't fucking even see your family ngo urebe ati ibintu uyu muntu hageze reka mpagarare nk'umugabo, urareba inyungu zawe ku giti cyawe gusa. You fucking protecting your name nka The Ben. What's wrong with you? Urashaka kugira ngo irishusho nziza muri media, The Ben wimfura, The Ben uranga utavuga kuvugisha Induru ibirenge. Ha ngo difatanye mbana nk'indyarya. Insi fata ku mavuta amaze muri polisi. Yatumye abantu barenze umwe atakamba ngo mubabarire, abatanze ibirego mu bikuremo, nasoka zapfukama aje imbere ya kamera basaba imbabazi. Mwarabikoze imbabazi ntimwazimwimye. Uri kuza kuvuga ubusa kuri Instagram ushaka iki? Waziba ugaceceka akagera. Bro ufite two faces, go in hell, go away. So ibigiye muri kuvuga rero tuvuga kuri tweet yakoze, niyo mpamvu mubona umunyamategeko afata ku mavuta yise yamagana The Ben nizo mbabazi kuvuga ngo yatanze bakazamagana. Ntabwo ziri ari imbabazi. Imbabazi bakwatse wanze kuzitangura zanga uvuga ubusa ngo gutanga imbabazi ngo nkwe. Aha ngani yo topic narindiho nanjye ndi kwamagana ibi bintu The Ben yanditse abeshya abanyarwanda ngo ahayifata ku mavuta imbabazi. Wowe wagiye kuyandika ko wari i Kigali kutagiye kumusura muri ahantu yarafungiye muri polisi ngo zimuhe amenye ko nta kibazo mufitanye, ko uzi ku izina ryawe na Medi ariyo yari ari imbere mu bantu yibasiye. What's wrong with you people? Bamaze kumumanura ngo fyoto. Nkubwiza ukuri baravuga ngo nubwiza umuntu nukuri akakwanga n'ubusanzaza batari umukunzi uzamureka tumuka ceho. Nta mazi wamvomeraga, niba ukukuri nkubwiye kukuriye uzatumuke, nta mazi wamvomeraga gahambe. Ariko icyo nakubwira kimwe ukuri ko kuri ngo ndafata ntabwo ngiyewe n'igiminwa. The Ben uri nshakura, uri ndyarya, urikunda ibintu byose, urikurura uti uri mubi. Ntabwo abantu nkawe babaho. Go in hell, genda yo hirya toka kiragera. Nta shene idacika. Ntabwo fata ku mavuta ari kuzira ubusa. Yakoze ibyaha byagomba guhagarikwa arabihanirwa. Ariko reka kwigira marayika ko yewe The Ben nta kibazo nagerana n'umuntu. None ibintu byo kwisha mu ijambo ry'Imana, Imana izagukanda umunsi umwe. Imana izagukanda wirebe iyo reality cyangwa uri ugaragare. Ntabwo mbikunda. Mujye mureka ibyo bintu. Ntabwo ari byo. The Ben watugaragarije ishura y'uburyarya ubucakura bubi cyane. Jesus. Iyi minsi fata ku mavuta amaze muri polisi. Yatumye abantu barenze umwe atakamba ngo mubabarire, abatanze ibirego mu bikuremo, nasoka zapfukama aje imbere ya kamera basaba imbabazi. Mwarabikoze imbabazi ntimwazimwimye. Uri kuza kuvuga ubusa kuri Instagram ushaka iki? Waziba ugaceceka akagenda agafesinga, umugabo agenda fesinge ibyo yakoze abiryozwe. Niba ari amategeko, niba ari bigize ibyaha bihanirwe, azava amatahe. Uraza gupretendinga ko watanze imbabazi hasigaye amasaha 3 ngo amanurwe mageragere ngo bigende bite? Uri gusaba imbabazi cyangwa uri gukiraringa izina ryawe mbere ngo bigaragare ko nta nturiye nabyo? Kutamusuye ahantu yarafunguwe, ko wahumetswe cyane, ko twakoze amaspace, ko byavuzwe mu bitangazamakuru ko mu bintu mfata ku mavuta ari kuzira nawe urimo. Niba nta kirego wamutangiye, kubera iki utabikiriyarinze ari hariya kugira ngo abari kumukorera dosiye bagukuremo? Mbega ubwoko, mbega abantu. None arabura amasaha 2 ngo bamukatire, kandi bagendera kuri ibintu bagendeyo mu bintu bifugishe fata ku mavuta. Urashaka kumbwira ko ibyago utarimo?
none uracunze uratayiminze. Ni kuvuga ngo bamufunge ariko nkomeze ngira ishusho nziza singira ahantu mpurira nabyo. Muri babi, muri babi, muri babi, muri babi. Muretse kugira amasura abiri. Ugomba kuba umuntu w'umugabo, ugomba kuba umuntu w'umugabo, ugahagarara uhamye. Ibyo utatanze ngo bimugirire akamaro urabitanga kugira ngo bikiraringe izina ryawe. You still love yourself. Uri selfish mu buryo ntarabonaho. You so fucking selfish. Untarabona. Ntagufata ku mavuta mwigize mujya kumurega. Yafashwe na Niba. Kweli bya kuri social media. Uraza kwibwanagiza ugaragaza kuri marayika uri mwiza gute. Ndakubaza wowe mwatanze ibirego kangahe? Wagiye muri Niba gutanga ibirego inshuro zingahe wowe The Ben? Wagiye muri Niba kangahe ugaragaza ko umuntu akubangamiye? Watanze ibirego inshuro zingahe? Jesus. Urikunda, ibintu byose urireba, urashaka kugira ngo bigaragare kuri marayika utagira Yesu Kristo. God fata ntago naje gushaka inshuti hano. Ntawe naje gushaka aho ubushuti, sinaje kubagaragaza isura nziza. Nta nshuti nkeneye. Inshuti ni Yesu. Nta nshuti makeneyemo. I don't need that friendship. Baby girl uri kigoryi ku buzima ntarabona. Jabo bimeze bite? Umeze ute man? Fresh bite? Fresh cyane man, ewa. Maze iminsi nikurikiranira ibintu ariko ndavuze ni ubwo wahageze reka nze tubanze twumva uko bimeze. Nizere ko ari sawa ariko. Ibintu byose ni wane, ibintu byose ni fresh ariko ngiyewe bura God fata impamvu ubona abantu bose bantera amabuye. Ntabwo ngiyewe God fata ushobora kunshyira mu gapfunyika ngo ugende ukire hariya no. Yego ni yego oya ni oya ntabwo nkundi ndyarya bro. Man, this guy no. Selfish. Iyi message nayivuga mbega umugabo ufite amasura abiri, mbega umugabo w'indyarya, mbega ufungishije undisha umugabo. Afungishije undi man yicecekeye none final decisions mbabarurebe. Iyi statement ni yari ntabwo amufingishije reka kuguruka. Ntabwo The Ben ari wafungishije fata ku mavuta. Yarareze niko Ribu yavuze yatangaje. Yarareze kandi yareze ibintu byo gutop. Yatangaje ngo ibintu muri showbiz aba bajama barabigira. Ibi bintu barasanzwe babigira. Reka kurya amanwa nawe wimbeshya. Ribu yatangaje Niba yatangaje abagize uruhare mu gutanga ikirego mu rukiko. The Ben Medi. Yena no kugihe nawe birareka nze ngende nzana izo fact. The Ben Medi muyoboke urumva. Ngo link. Abagabo barifashe ni ya timu nubundi tuzi. Ni ya timu tuzi. Reka ntabwo huru turi bigamba ngo nkwemerere uvuze bizane hano. Oreka mbikuzanire wongere kuvuga maze kubinyereka ntunyobye. Buretse beze mfashe mic imbe mfunze mic nkwereke gato. Igihe utarabizana uburetse kugira ibyo bya by'amatemo n'amatemo nge ntambaye amatemo ndiho. Urumva? So reka fata ku mavuta agende asavinge agaruke aze mu buzima busanzwe. Mujye mugira umutima umwe. The Ben iyi message wanditse irimo uburyarya bwinshi kandi bugaragarira buri wese. Mube wafuringa ntabwo ndimo hano, harimo uburyarya n'ubucakura. Nta mbabazi wahaye fata ku mavuta. Ibyo ngibyo umutima wawe urabizi. Yewe wabikoze ushaka kugira ngo kiraringe izina ryawe. Niyo mpamvu abantu bose bafata ku mavuta. Imbabazi za The Ben muzamaganire kure. Nta mbabazi yahaye fata ku mavuta. Tazo mujye muva ku ndyarya. No sense. Icyo bakundira ufite ukuntu ugenda rukisha mu ijambo ry'Imana. Imana izagukanda ijisho mu bintu mukina nabyo. Uragenda ugakinisha Imana ukayizana mu mwanda wawe. Imana izaguhana. Imana izaguhana. Ntabwo waba mwiza, ntiwaba marayika.
wagombaga kuziba ugaceceka kuko ntabwo ibintu byose bamwe perfectly. None se tuzane hano, tuzane ibirego wowe, tuzane hano uvuga ko mugabo. Ntabwo ari byo, twese turakosa, dukora amakosa. Ntabwo ari byo, ntabwo uzaba marayika. The Ben ndakuzinutswe. The Ben ntabwo ukarabye. Ntabwo ari byo. None uwe urukumva uzaba marayika, uzaba marayika ku buryo naho ugera. Ndakubaza, nta bantu babegereye muri minsi ishize bavuga ko fata ku mavuta ari gutakamba asaba imbabazi ngo mubabarire, aremera ibyaha yakoze, ni mumugirire imbabazi mukuremwe ibirego, fata ku mavuta azagenda yarasaba imbabazi abanyarwanda bose. Mwabikoze? Harabura amasaha 3 ngo bamumanure mageragere ngo ni nyesho ngo na demtenge nyenyenyenye mu birenge ikintu cyabyanditse. Sinkundi ndyarya. Wari kuziba n'ubundi nta hantu bigaragara ko wamutangiye ikirego ugaceceka, inkiko zigakora ibyazo. Kwigira nyoni nyinshi, ni wowe mwiza, ntabwo ntusura, ntabwo nutsa. Jesus, wowe ibyo ukongera kabiri he? Reka nze ndimo ndabireba, ndaje mbikwereka. I'm here. Kangwe fact zose. Jesus. So jewe ngo difata ntabwo ndi independent. Kora ibyiza tujyane, uri mubi nzakwamagana. Ntabwo ngenda umuheza nguni. Ntabwo ndi umukanda nzugi. The Ben yabangamiye nafata ku mavuta igihe kirekire. Ni ibintu byagaragariye amaso. Ariko uyu nguyu utagira umutima ubabara. The Ben utagira umutima ubabara. The Ben utashyubabara muri public. The Ben uhora ibintu ari byiza. The Ben utagira inyama kandi ngo bikunde. The Ben ntabwo umuntu abaho. Umuntu ushaka kureba ishusho ntibaho. Uri umuntu nk'abandi. Nanga indyarya, nanga abantu bagira two faces. Urumva? Uri fake. Kanje gupagasa. Fake. Ngiye nkubwiza ukuri, baravuga ngo nubwiza umuntu nukuri akakwanga n'ubusanzaza batari umukunzi uzamureka tumuka ceho. Nta mazi wamvomeraga, niba ukukuri nkubwiye kukuriye uzatumuke, nta mazi wamvomeraga gahambe. Ariko icyo nakubwira kimwe, ukuri ko kuri ngo ndafata ntabwo ngiyewe n'ig'iminwa. The Ben uri incakura, uri indyarya, urikunda ibintu byose, urikurura uti uri mubi. Ntabwo abantu nk'abo nkawe babaho. Go in hell, genda yo hirya toka. Kamvane izindi bro. It's crazy. Okay, hano ndayibona. Tera kuri yo y'umweru. Okay, twagiye. Ngo yagaragaje ko hari impamvu zikomeye zituma afata ku mavuta akurikiranwaho ibyaha birimo gukangisha, gusebanya, kubuza amahwemo, gukoresha ibiyobyabwenge, ivangura n'ibindi. Yagaragaje ko ibimenyetso bishingiye ku kuba hari ibirego byatanzwe n'abantu batandukanye barimo Mugisha Benjamin uzwi nka Ben, icyo nakikubwiye, Alexis Habimana Jean Paul uzwi nka Bahati, Ngabo Medal uzwi nka Medi. Ikintu kiriho kimwe, sibyo? Bro, mu buzima nanga indyarya. Nanga abantu bashaka kwigira nahisi ko we adashobora gusura, adashobora kunyerera, adashobora gukora ikosa. Urigaragaza nk'umuntu mwiza muri public, ntabwo wari mubi. Ntabwo The Ben yagiye kurega bano bantu. Ni inama mbi. Ejo bundi njewe abantu begereye The Ben, begera bamuyoboke, baravuga ati fata ku mavuta ibyo yakoze, aragaragaza ko yakoze amakosa, ibyaha arabyemera, mwoka byaranwe mu cinkoni zamba mu mubabarire. Ni umugabo ufite urugo. Genda hiyo hirya. Nafungurwa azaje imbere ku makamera atakamba basabira imbabazi imbere y'abanyarwanda, kandi ntabwo azongera gukoresha YouTube kundi. Aravuga ati umuntu wese yibasiye cyangwa yatatse yiteguye kumusaba imbabazi.
kandi n'ubutumwa mbere yuko abasaba kumukorera ibyo arabanza kubasaba imbabazi kandi azasabira imbere y'abanyarwanda mu mubabarire mukure mw'ibirego yarari gutakamba wenda asanga atanabivanye ku mutima wasanga ari kurwana kugira ngo afungurwe ibyo ngibyo n'ibindi bintu byumvikana urimo kumva Debeni izo babazi ko mutazi hayifata ku mavuta uje kuzitanga bura amasaha 3 ngo yinjire mu rukiko warusha urashaka kugaragaza iki uri gusaba imbabazi utanze imbabazi cyangwa ubikoze byanyorere kugira ngo abanyarwanda babone ko noneho ndebera ukuntu imutipa ari n'igitangaza reba muri iyo comment dore muri comment yanditse arahakanye umutipa yavuze ngo if that so please kurikire ko mu rukiko man tubone ko ukomeje koko niwakabaye urega umuntu ngo yakuvuze nawe uzi ko uvuga abandi byibura tekereza ku muryango yaratunze man Ben ahita azaramusubiza ngo sinigeze murega FY ubwo reka mvuga uko byanditse ubwo igihe cyabeshye Debeni mu rukiko uretse gato ubwo ubushinjacyaha bwabeshye Debeni ko atanze ikirego ntacyo yatanze mani mujye mureka ntabwo reka nkubwire Debeni reka kwigaragaza nkaho uri marayika utanya ngo bikunde utanutsa ntabwo wagiye ntabwo ari wowe wabwiye ngo gufata ku mavuta yafashwe n'ibyaha bye kuba urimo bo yibasiye waretse kwigira marayika kugira urandika wandika ibiki izo mbabazi yeba urutanga imbabazi ko ndikora fata ku mavuta my brother hanyuma his your brother aya masaha his your brother kutamusuye ahantu yarafungiye kuri polisi ngo izo mbabazi uzimubwire ko nta kibazo ufitanye nawe mugabo yiteje abantu inde Debeni yiteje abantu Kudifa wambabariye ko ngewe nzamutse ufata umunota umwe gusa mbabarira ngewe ndisabira musaza wanjye imbabazi mubabarire kabisa uravuga musaza wawe uhe gute yakoze iki reka twumve icyo yakoze nyine mubabarire wamubwiye yumvise yakoze iki banza uvuga icyo yakoze yakoze iki uzi icyo yakoze yatanze imbabazi nyine kuri social media kandi yaranze kuzitanga mu rukiko urumva rero akabanyarwanda mani amarangamutima mugira avuye ubu se ayo marangamutima Godfather ayo marangamutima kuri fata ku mavuta urumva ari bumufashe iki to be honest tekereza icyo kintu ntacyo Debeni wawe urashaka listen blessing urashaka gukiriyaringa izina rya Debeni which is good njye ndi umufana wa Ben sibyo ariko ibintu ngiye yakoze from the beginning namenya ko yatanze ikirego nabonye ko ari weak man do you know how many times abasani hano bavugwa bakaraburiza ariko amakosa yarabaye ntavuga ko atabaye ahubwo avuga ngo umuntu yategereye agasaba imbabazi wenda ari kumubabarira ariko niba bitanabayeho Godfather yamubwiye Godfather uyu munsi isize urusenda rwose wisize urusenda umva narinje gusabira musaza wanjye imbabazi reka amanuke nta kindi mumubabarire ndabuzimusabiye rwose abo ndaza kumusaba kuzaza akagira ibyo avuga noneho kubera ko ibi ngibi azaze naha kuri space mbere mbonye musaza wanjye ngewe asubiza abantu ubundi ntiyajya agasubira araburiza ni irabu nyine iryo ni irabu ni ukuvuga azaze hano atange abivuge oya ariko ashobora gusanga ari byo wenda nta kirego yatanze we kandi igihe cyabyanditse n'inyarwanda bro ubu byabeshye mu rukiko abantu bariyo urumva ari abasazi akubwoma muri kutuye ko numvishije bavuga ngo nani ngo afite ibipimo by'urumogi niba ari 200 ingahe sinumvishe mu rukiko avuga ko nta namupimye ibyo se cyari ikirego ahubwo si cyo cyari ikirego bari bagiye kumurega kuzana ikigo wenda wagira hari ukuntu abantu twibeshyaho ni mu mubabarire pe no kuri oya bageze muri ibyo by'amadrug wenda umufana we ibyo n'urusenda mu mubabarire rwose oya izo drugs bavugaga bo bapimwe uzi utubwiwe n'iki ko baba bari clean oya nyine nibyo ndi kuvuga nti ibyo nta wabigira nyine nabuze bishobora kuba yaribeshye nkuko nabandi bibeshye oya bari abatipe baricaye wicara baganira ku muntu bafata umwanzuro ashobora kuba yanditse kuri Instagram akibesha wenda akandika akibagirwa ko ngahumva nawe ibintu uri kuvuga sibyora umva mbwira ibintu uri kuvuga rero sha birimo birambabaza kubera ko reka nkubwize ukuri uyu mutipe na timu ye bicaye bakora inama bavuga ibyo bagiye gukorera umuntu
ibyo byo niko bigaragara kuko batanze ikirego babiganiriyeho. Abantu mukunda ugeze he utangira kuvuga ukuntu uyu muntu mani The Ben aze kwanza atange avuge ibyo bintu abivuge tubwiwe. Ariko twebwe ukuntu tuzi kubera ko sinitegeko nta The Ben tuzi ko abafana be bose tuzi ko ari n'umwana ariko nta bintu bireba umwana utoroka se umwana oya ariko barakumanura umubera mu nsengero ukunda Imana ibyo bindi rero niyo mpamvu yanatanze n'imbabazi. Blessing ako man imino fata ku mavuta yanga Imana fata ku mavuta yanga Imana Blessing ako bundi abanyarwanda mupime mubaho nabi n'amaranga mutima maze umugabo uva kubwira gutya bari umugabo ne bakare kwizize ari kutinyenza ngo baramugaye ngo from the beginning nkubaze wigeze umuntu yigeze gutuka yes iki umuntu ninde udatukwa se The Ben si w'igikondo niyo yakuzwa atukwa kubitwa agira iki si umunyarwanda siko ibyo bintu wowe ntago bikubaho no cyane muri showbiz wowe ukuntu abantu batukwa muri showbiz ese ubundi Imana ko wafashe ubuzima busanzwe bw'abantu ariko amakosa yo tuvuge wenda ko byo kugira wenda bwo yarababaye biterwa n'ukuntu abantu babara bitandukanye ubona nka Good Father ubabiriwe hano kuva mu gitondo ntago wamutuka ngo ababare niyo mpamvu twabyutse duserera ntana babare The Ben umaze imyaka 20 niwe wababare yego man oya ntago nzi ko wababaye The Ben amaze imyaka 25 oya ariko Good Father umugabo amaze imyaka ukoresheje ndayigaye umugabo amaze imyaka 15 mu muziki ngo ntago amenyereye gutukwa ubwo urumva ibintu muri oya abanyarwanda mujye mu clearinga uri kuvuga ngo uyu muntu umaze imyaka 15 muri music ni ubwa mbere atutswe n'umuntu ufata ku mavuta niba yaragiye no gutanga ikivugo ko umuntu yamututse kamuhatakira umuryango wirigaya God Father amutaka yaraje angaha twese turavuga ngo fata ku mavuta niba The Ben yaragiye kuri fata ku mavuta ko kamwatakira n'umuryango nta kosa ririmo nose yazaga avuga iki nyine koko nimba yarababaye izi banza wumve wenda ariko tugaye ko yamwimye imbabazi niba koko fata ku mavuta yaroye turi mugende mutabiri imbabazi ariko wivuga ngo kuba yaragiye kumurega ngo warabimugaye wabimugaye ute umuntu njyewe umva nkubwire reka mbikubwire uko namugaye ngaho tuza nyine nkore uko namugaye tuza si wambajije impamvu namugaye listen umva nyine icyo nshatse kukubwira sibyo nemeranya neza ko fata ku mavuta bamwe mu bafana be sibyo bamukurikira harimo n'abantu bakundaga The Ben so mbabarira umbwire rero inkuru icyambere birabyaberaga muri showbiz inkuru zose fata ku mavuta yavugaga zaberaga muri showbiz ntago ari ibintu byabaga listen ako listen please listen nagize statement yanjye sibyo ibi byaberaga muri showbiz fata ku mavuta nawe yavuzwe kenshi avuga kuntu yari umusekirite nakuntu akora itangazamakuru umutipe nawe yarafightinze man tuzifata ku mavuta kuva kuri za Radio 1 TV 1 nawe ahageze ntago yahiteruye ngo ahagere nawe yarafightinze twese tuzi haso turabona progress mu banyarwanda uko zizamuka nicyo nshatse kukubwira rero The Ben is not listen The Ben is not the only one mugore we waretse umuntu akarangiza point ye nawe ukamusubiza The Ben ntago ari we muntu wenyine hanyuma uvuge nyutinga Michael we space The Ben ntago ari we muntu wenyine w'umusitari hano mu Rwanda wavuzwe nabi Melody tuzi uko avugwana n'ubu we bamutera mu majoke no majoke bavuga uburyo ari mubi even right now nakwereka itanarenze n'umunsi umwe babivuze umutipa akikorera music ntago wamusanga muri izo nkiko ni wamusanga ngo ari wamugana ari kubabara ngo byagenze gute bishatse kukwereka ko hari abantu bumva
bumva entertainment mu buryo butandukanye n'abandi. Iyo ushatse kuzana entertainment mu marangamutima yawe ngo uyu muntu yavuzwe, ngo uyu muntu byagenze gute, ngo uyu muntu bamwinjire mu muryango first, umuryango wa The Ben wose urazo. Oya, uyu umuryango utangiye kuvuga ubusa. Ntabwo uzana excuse z'uko ibyo umuntu yakoze ngo none se wowe kugira ngo ufata yibasiye imiryango. Ntabwo reka turi kuzanga ngo tubye gufata ku mavuta. Niba uje kuvuga gabanya ntabwo nabihakanye. Ntabwo nabihakanye ibyo bikunda yenda gake. Ntabwo turanga tuvuga ko fata ku mavuta yarenganye, fata ku mavuta yibasiye imiryango, fata ku mavuta yazengereje The Ben n'umuryango. Turabizi yewe ntimushake ko ariko burangudifa wamyutize mike ndabamyutinga. Ngiye ntabwo muvugira ngo bikunde mureke. Ubundi muri mwateye muturutse muri gatiki. So twumvikana ikintu kimwe mugomba kumva. Mumanike ibiganza ndabahijamo muvugire. Mureke kumvugiramo. Mu myutinga mike zanyu ndangize ndabahijamo muvugire. Natekereza ngo ari kumvikana neza. Icyo mvuga ni iki, tubyumvikaneho. Tubyumvikane neza cyane, tubyumvikane. Ntimuze kunyobya. Ntabwo tuye kuvuga ku byafata ku mavuta n'icyatumye afungwa, birazwi, biri mu nkiko, ibyaha birahari. Ikintu cyandakaje kagira ngo nzahanga nkivugeho niki. Ntimunyobye. The Ben kujya kwandika message kuri Instagram agaragaza ko ari umuntu w'umunyamahoro, adashobora kugira ahahurira n'umuntu ngo amurenge, nta ni imfura y'u Rwanda, ni marayika, ntago fata amavuta ibyo yamukoreye, ntago byigeze bimubabaza, ntibyigeze bimukoraho, akajya n'ahatinyuka akavuga ko atigeze atangira afata amavuta ikirego. Twajya kureba mu rukiko bamaze gusoma kutakoze statement uvuguruza ibyo abashinjacyaha bavuze. Niba utaratanze ikirego kutari kuvuguruza ibyo abashinjacyaha bavuze ko uri mu bibasiwe bagatanga ibirego, mugende murebe ngibyo hejuru birahari. Iyo article yo ku Gihe, ubushinjacyaha bwavuze ko mu bantu batanze ibirego harimo Alex, izina ryawe niryo ribanza The Ben. Wowe ikintu cyane umujinya none uraza hangaha ngo mwashu ngo bayivrada ngo nwinkwi. The Ben uri indyarya. The Ben ni ncakura. Ntabwo ari kujya kuri Instagram mu minsi nishize abantu baprocinze ba The Ben abamuyoboke basaba imbabazi, bafata ku mavuta batumye abantu bavuga ati mumbabariye, mukavana mw'ibirego nashye imbere y'itangazamakuru ngapfukama ngasaba imbabazi, ibintu bizasubira ukundi. Ntabwo babagezeho izo mbabazi mwanze kuzitanga. Mutanga condition ko fata ku mavuta agomba kwandika ibyo bintu akabishyira mu nyandiko. Ibyo ari gusaba ko ari gusaba imbabazi akabibandikira mu nyandiko. Imbabazi mukazimuha, ibirego bikavamo. Mwarabikoze. Fata ku mavuta baravuga ati urumva aramutse yanditse hari nubwo adafite uryandika, yanditse byagaragara nabi, yaba yishinja ibyaha, kandi izo nyandiko kuko arimo ko ya polisi already zakoreshwa zimukanira umukwiye. Ariko mugize nk'umuntu mukamubabarira, arahamya ko nagera hanze azanandika n'ibyo byose akabikora. Mwari nanjye mwanga kumuha imbabazi. Icyo ni kimwe. Urandika uvuga ko nta kirego, urandika wandika ibiki. Harabura iminota, harabura amasaha 2 ngo fata ku mavuta aje imbere y'inkiko. Urajya kuri Instagram ubiyandikisha ubusa ngo nkweshu. Ubu n'uburyarya nukugira faces zibiri, nukugira amasura abiri. The Ben imbabazi wanditse ntabwo uvuga watanze, wazihaye nde? Izo utatanze zishobora kumufasha mu kugabanyiriza ibyaha ashinjwa imbere y'ubutabera. Uri kuzimu hamaze kubandwa amagiragere ngo zimumarire iki? Gumana uburoro bwawe. Izi mbabazi The Ben you are so fucking selfish. Wabikoze kugira ngo bigaragare ko fata ku mavuta abantu imbabazi wasabwe n'abari kumwunganira kugira ngo ibyaha bigabanwe, ibirego mu bikure muri ribu, hari abamworohereza sigara facinga ibindi aregwa, warangiza ukaza kuzitanga kuri Instagram. Niho yagusaba imbabazi se? Mujye mure ku buryarya, tuye muri society itari mu indyarya, ntukagire face ebyiri. The Ben imbabazi wanditse zari zo kugira ngo ugaragare nkaho uri umuntu mwiza. Yewe utaregwa namanuka ntibigaragare ko The Ben ari mu bantu barezifata ku mavuta. The Ben w'imfura, The Ben usenga. Nafungurwa ntibigaragare ko ari bagerageje kumurega, hanyuma ko umwanya wo kwandika iriya tweet uvuga ko utanze imbabazi, kutakoze tweet uvuga ko
ibyo ubushinjacyaha bwavuze ko watanze ikirego atari byo ngo byihakane. Mujye mugabanya uburyarya, singundi ndyarya. Jesus. Wowe The Ben ni igitangaza bro. The Ben ni igitangaza, uri nshakuru ndyarya mbi. Wowe urabura gustandinga, fata ku mavuta ibyo yakoze byangirije umuryango wawe, abantu birirwa barira mu muryango wawe, uraho ngaho urashaka kwigaragariza urumva. This guy, he's fucking selfish. Kureba inyungu ze gusa, kareba inyungu z'umuziki wacyo, ntunarebe ko ibyo bakorera umuryango wawe ubabaza, uhagarara ustange ku muryango wawe. You don't fucking even see your family ngo urebe ati ibintu uyu muntu hageze reka mpagarare nk'umugabo, urareba inyungu zawe ku giti cyawe gusa. You fucking protecting your name nka The Ben. What's wrong with you? Urashaka kugira ngo irishusho nziza muri media, The Ben w'imfura, The Ben uranga utavuga kuvugisha Induru ibirenge. Ngo dufatanye mbana nk'indyarya. Bro, ufite two faces. Go in hell, go away. So ibigiye muri kuvuga rero tuvuga kuri iyi tweet yakoze, niyo mpamvu mubona umunyamategeko afata ku mavuta yise yamagana The Ben n'izo mbabazi kuvuga ngo yatanze bakazamagana. Ntabwo ziri ari imbabazi. Imbabazi bakwatse wanze kuzitangura zanga uvuga ubusa ngo gutanga imbabazi ngo nkwe. Aha ngaha niyo topic nari ndiho, nanjye ndi kwamagana ibi bintu The Ben yanditse abeshya abanyarwanda ngo ahayifata ku mavuta imbabazi. Wowe wagiye kuyandika ko wari i Kigali, kutagiye kumusura muri ahantu yarafungiye muri polisi ngo zimuhe amenye ko nta kibazo mufitanye, ko uzi ku izina ryawe na Meddy ariyo yari ari imbere mu bantu yibasiye. What's wrong with you people? Bamaze kumumanura ngo fyoto. Dufite ikibazo cyo kugira society igira faces ebyiri. Uri shakura, uri mubi. So ntabwo njya kwa nyina ngo difada the independent mbana n'umuntu muzima namaganye fata ku mavuta ku byo yakoze, ibi ari kuba yamanuka akajya kuryozwa ibyo yakoze. I'm not regretting it. Nibyo uyu mugore urahangara kuvuga nk'isasu, uvuga ko njye space yanjye yamufungishije, njye se mfungisha abantu, ariko space nakoze yari yo kwamagana ikibisi y'inyicuza. Urumva? Ariko ntabwo ibyo ngibyo biri buze ngo ndeke kuzanga mbone uri muntu uri kwiyambika uruhu rw'intama ugaragaza ko ari marayika yigendera yavuye mu ijuru iza hanga hitaroko sitanyerera idasura. No sense. Simikunda. Reka dufata undi muntu. Ntabwo mbikunda na gato, ntabwo ngore gufada. Tuba muri societe nzima. Uyu The Ben ntabwo byo kuze bikwiye na gato. Reka tugende dufata undi muntu. Fata ijambo kandi uri burenge topic indi akajya kutandukira kuza mu bindi, ndamutumura. Fata ijambo. Ana yanjye Godfa, kuvuga warakaye gutyo ntago byoroshye kubona icyo umuntu avuga ufite uburakari bumeze gutyo. Ariko icyo nakubwira nuko jewe icyo nabwiraga uyu mugabo wavuze mbere ho uvuga gatoya, uyu mwanya kuvuga ku byo The Ben yakoze, gutanga imbabazi ha buri minota mike ngo umuntu akatirwe, byo umuntu wese yabyibazaho. Ariko nanone icyari gitumye nzamuka ngewe nuko uyu mugabo yaravuze ngo yamugaye from the beginning. Nta muntu wese ntago ashimishwa no kumwataka. None uyu muntu akwatatse mbere nkuko Godfather bigeze gukora space uvuga uti uyu muntu arimo arataka imiryango, uyu muntu arimo arazengereza abantu. Iyo umuntu akwatatse ubwa mbere akakwataka ubwa kabiri akakwataka ubwa gatatu, ugeraho nawe uvuga this is too much. Ibyo byose ni ibintu abantu bose twarebye. Hanyuma rero kuba haroherejwe abajya kwegera bari abantu ngo bamuhe imbabazi ntibazimuhe, ntabwo ikinesho tugomba kugitindaho, kuko umuntu kugira ngo umuhe imbabazi biterwa n'uburemere bw'icyo yagukoreye. Niba umuntu yaragukoreye ikintu bwa mbere kikagukomeretsa, akagikora bwa kabiri, abantu bakagerageza kumwegera, akagikora bwa gatatu, ntabwo kuba yageze imbere y'inkiko biri butume ugira impuhwe ngo nuko yageze imbere y'inkiko ngo umuhe imbabazi, kandi waragerageje kumwihanangiza mbere yuko ajya imbere y'inkiko ntakumve. Iki cyo tucyumve, yaba The Ben yaba bano SP hari ikintu muri kwitiranya. Uretse gato hari ikintu muri kwitiranya. Urimo kunyumva? Ntabwo uretse The Ben wigize na Jua, urimo kumva?
washatse kwigira naryo agashaka kwerekana ko we ni marayika disi nta nahuye n'ibi bintu. Ntabwo The Ben n'aba bagenzi be bigeze batanga ikirego gufata ku mavuta afungwe. Oya, fata uretse gato ariko uretse gato. Reka muting ubanze umbwire. The Ben uretse kuba yashatse kwigira marayika roho mutagatifu akaza kuvuga ubusa, urukumva akaba ariyo mpamvu y'amasaha n'izi message umuvugizi wafata umunyamategeko afata ku mavuta avuga ati reka uburyarya, reka ubucakura, nta mbabazi twagusabye, imbabazi twagusabye barazimanye. Ahangaha uri kubranding izina ryawe no kwigaragaza kuri umuntu mwiza, mugerageze mwumve. Ntabwo The Ben medali kuvugwamo ko tutari kuvuga muyoboke kandi yaratanze ikirego, ko tutari kuvuga media yaratanze ikirego, ko tutari kuvuga ntuza no byaratanze ikirego, bahati ko tutari kumuvuga kandi bose bari kumwe na The Ben muri iyi case. The Ben ni wa muntu udashaka izina rye ritokorwe for any cost, buri kintu cyose. We ni mwiza, ntabwo nta sura ntibikunda, we ni mwiza mu bintu byose. Mugerageze mu nyubano ndi kuva, urukumva. Ariko se uwo muntu mwiza aba yanditse ni wewe. Ibi ngibi bari kutubwira hano agaragaza peace nyeshu mugere muri ibintu yanditse aho hejuru muri statement bamaganye. Fata ku mavuta, Imana ikorohereze, bra bra bra, ntabwo nakurega, mase my feet. So ibi ngibi waje kubireba impamvu The Ben yabikoze, ntabwo yabikoze kuko afite uwo mutima wo gutanga imbabazi, kuko imbabazi yarazisabwa arazimana. Hanyuma hano umutipe yamukubise fact, reba aho hejuru muri comment umuntu yamubwira ati rero wa mugabo we, niba ibintu wanditse uvuga ko uhaye fata ku mavuta imbabazi kubera kudakuramo ikirego ukamubabarira by'ukuri. The Ben ati reka da ntabwo ngiye nigeze murega, siko bimeze. Ariko dusubira inyuma hejuru mu rukiko, uretse gato twasubira inyuma hejuru mu rukiko mu bushinjacyaha, musome iyo article yisome. Ibi byakozwe uyu munsi mbere ko The Ben yandika, bavuze ngo mu batanze ibirego bibasiwe harimo Mugisha Benje mukoresha amavuta ya The Ben. Amavuta na amazina ya The Ben. Uri kumva The Ben kuvuga kwawe ujishobora uzibe uceceke, kuko kuvuga kwawe bigaragaza uwo uriwe. So reka kwambara amashusho abiri, ntabwo kuba ifata ku mavuta afunzwe yarakwibasiye bikugira umuntu mu ngo abanyarwanda bakwange. Ntabwo abanyarwanda bagukunda kuko ukora ibyiza, ko ntabwo tuzi ibyo ukora. Ceceka, reka ibingi byo kuza kutwereka kuri marayika itanyeganyega idashaka kure, ntabwo bikunda. Uri indyarya, imbabazi kutazitanga. Ntabwo ari wafashe kumafata ku mavuta ngo ugiye kumurega bagende ku kirego cyawe. Ibi ngibi byo kuza kwereka abantu rero ko yo dore disi The Ben nta nubwo yigeze arega fata ku mavuta, nta hahuriye nabyo. No sense. Fikawe. So ntabwo nkunda indyarya bro. Mujye mwanga ikibi, mujye mucyamagana. The Ben hano wagaragaje ko uri indyarya mbi. Uri godfata, uri insekura, uri indyarya mbi. Dukomeze tuganire. Hanyuma especially wabyumva ibyo ndi kuvuga. The Ben ibintu yakoze byo kwigaragariza abantu ko ari imfura y'u Rwanda, wari marayika igenda, atigeze arega fata ku mavuta, nta kibazo afitanye nawe, imwari mworohereze. Ibi ngibi uko utabikoze ngo umusure ahantu yarafungiye Akatiye n'umusure, hanyuma unamubwire ko we nta kibazo mufitanye. Intumwa zakugezeho kugira ngo mubabarire ko ntabyo wakoze. Mwagiye muri kubucakura mukaba wo muri ngo ko gukoserezwa, wowe uzamwise udahora n'ibibazo kandi uyirimo. Ijambo The Ben kukuntu umunyamategeko afata ku mavuta yamaganye izi mbabazi zitari imbabazi. Izi mbabazi zawo ni igicupuri, mu rukiko turi gusoma ari kwiyerurutsa. Ntabwo ari kwiyerurutsa, ni ukwiyambika umwenda wera. Hano muri mujya kurira mu rukiko, umuntu uza imbere mu bantu batanze ikirego bibasiwe nafata ku mavuta ni Mugisha Benjamin. Ndaba aho kugira ngo Ben akore statement, niba mu byukuri byo avuga ari byo, ko atakoze statement avuga ko nta ndahuriye nabyo, ko bakoresha amazina y'urukiko kandi atarareze. Ureka amazi ubushinjacyaha nabasazi ku buryo bagenda bagafata izina rya Benjamin nk'umuntu watanze ikirego kandi atari byo, bakibeshya ku mazina. Ahubwo yabeshye urukiko. Uzi no kuvuga ngo wakabaye wavuguruje, oya kujya gutanga imbabazi, wakabaye wavuguruje
urukiko ko rwakoresha amazina yawe kandi utarigeze urega genda uje kubeka nkanya bugogo uri indyarya wa mugabo we hambirwa dukomeze tuganire fata ijambo ryawe ndamanutse warakaye cyane reka manuke ndakazwa n'iki ndakurakarira ndakuzi ngewe fata kumutana umwana wanjye narakaye niko mvuga nta point buretse gato nta point ihari ituma The Ben agenda agakora bya The Ben yakoze amakosa The Ben yashatse kwigaragaza ko ari marayika yigende byafite ikibazo ubuka kari umugabo kugenzi wawe umwubahe uravuze ngo ngende ibuka ko ari umugabo kugenzi wawe umwubahe manuka hano koko yewe banza bazanze ikibi nzakita ikibi ikiza cyita ikiza none se reka nkubwire ubu koko ntabwo ndi umukanda nzugi w'umuntu wari we wese urukumva ku buryo ngiye umuntu ashobora gukora ibintu nkabibona nkareka kubivuga kandi ndi kubireba The Ben ibintu yadukoreye hano niyo mpamvu urabona uriya mutipe buriya yarababaye uyu munyamategeko wa ntuza wa wande ese kambaze The Ben ko kwivugisha gute dusubire inyuma umuntu atrike tuvuge imvari mvano y'ibi bintu tuvuge abantu mwagiye kureba muri iyi case ahantu hose bagiye komanga batabaza dore ibyo nibyo nashakaga fada genda wa ibyo bintu tubisubiye inyuma manuka nibyo washakaga manuka toka ibyo washakaga ushaka iki warwumvishe ushaka iki nibyo washakaga ntabwo ngiye bajya bamvugisha amagambo nateguye kuvuga so ntabwo nshaka kwinjira deep haraho nashaka kugera nibyo yashakaga nyasha ushaka iki ubu uvuga princess ndaje udifa umpaye ijambo uvuga ibintu bitekeranye ndakutumura nawe yego oya urantumura se ubwo ntago byakunda urabizi ko ngewe uri umuntu wanjye ntiwabikora umva ngewe icyo navugaga yuko ubu iki bintu nibaza ubundi ngewe mperuka ubundi nani fata ku mavuta ari umu best friend wa The Ben baje ubundi gupfa iki ubundi rero ko numvishije ibyo bamurega n'ibyavugiwe mu rukiko numvishije ahubwo ari story ndende iteye ubwoba irimo ibintu byinshi cyane biri deep twayibona ibya showbiz ariko twaje gusanga numvishije ibintu numva bibaye yindi bizanye indi sura numva mbega biteye ubwoba noneho ikintu twakwibaza se kubundi abo bantu bahoze ari inshuti basangira bakorana ibintu byose baje gupfa iki ku buryo bagera kuri uru rwego rwo gusebanya no kujyanana mu nkiko niba se iki kintu cyo kubunga cyarabayeho ese niba hagati ya Muyoboke na nani barashwanye bikanga ko birangira nk'uko byavuzwe mu rukiko wenda niba ari byo na The Ben byaranze ko biyunga byaje kugenda ko numvishije bavuga ko babunze wenda bizi ko ufite amakuru yose abaho ako kantu niba ukazi wakadusobanurira waravuze ngo iki nari mvuze nani fata ku mavuta na The Ben bari inshuti imyaka myinshi pe baje gupfa iki ku buryo bigera ahantu batangira gusebanya ko bikigera ku rwego baba bageze mu nkiko ese niba harabayeho ku mugani kubunga sorry ibyo ngibyo ariko abashinja cyangwa njyewe nari kumwe nabo bakundana cyangwa bangana fata ku mavuta ntabwo ni wa muntu we agomba kuba afite umuntu agomba kuriraho fata ku mavuta yafashe igihe kirekire arira kuri melody bantuza baje baramugura mbega nawe aratambatamba umva hano hari urusaku mutinga gato okay sorry mutinga wadusengereje one second none wazengereje audience nawe n'urwo rusaku fata ku mavuta ni wa muntu ni ukuvuga ngo we agomba kuba afite umuntu ufite izina agomba kwitendekaho nta content yagiraga
agomba kwitendekaho no matter what, ntabwo yiteye kubyo amuvugaho azironga byo ngibyo agomba ko afite. Niko yitendetse kuri melody, ba melody baramugura bamuza uruhande rwabo. Rero yagomba kwitendeka kuri The Ben kandi akora ibigize ibyaha. Ntabwo The Ben nta kosa afite. The Ben nta kosa afite. The Ben yaribasiwe birenze rimwe. The Ben yaribasiwe atakomutera yaramwibasiyeho cyane kabisa, muzongara muhindanya kugera nejo bundi avuga ngo niragaragaza ndateye umugore we. Ibyo bigize ibyaha. Icyo uyu nguyu ushaka kugaragaza ishusho nziza mani sindi kuri cyo mbivugamo. Urukumva nukuvuga ngo The Ben yakorewe ibyaha bigeraho ubugenzacyaha ribu ifata uwo muntu The Ben atagiye no kurega, niko mbivuga kuko ibirego babishyizemo nyuma niba uko twabikurikiranye. Ikintu kinteye mushinya kuri The Ben ni ukwigaragaza nka marayika, utababara, udakoserezwa, utababara. Ibyo nibyo byandakagira mu mvaro twamugabo sinkunda indyarya. Izo mbabazi urashaka kugaragaza abanyarwanda ko wowe ko ko uri umunyembabazi, watanze imbabazi, kandi izo mbabazi uvuga ko watanze wazimanye mu buryo bwa nyabwo bwagira akamaro. Uri kubeshya abanyarwanda ko watanze imbabazi kandi imbabazi warazimanye. None uri kubeshya abantu ko nta kirego kirimo, kandi mu rukiko bari kutubwira ko mu bantu batanze ikirego. None ubu ngubu utari kubeshya abanyarwanda, utari gushaka kugaragaza ko uri imfura y'u Rwanda, uri marayika. Ariko abantu mwabaye muti ibyo nanze gute baravuga byamaganye. Tanze ikirego uri mu mazina ya mbere agaragaza mu bantu ufata komvuta yibasiye iyo watangiye n'ikirego. Turi kumwe. None